Amahoro y'Imana nakomeze abane namwe mwese mwemeye kudukurikirana aho mwerereye hose mu mpande enye zigize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Mureke mbifurize komeza kugubwa neza, mbabwira ngo ukwezi kwa 9 kugume kubabere uko imigisha n'amahoro Uwiteka atanga akomeze abane namwe. No warakanze subscribe no kuri Uwiteka Imana akomeze akongerere imigisha itagabanyije abantu bo muri diaspora intara gatandatu cyangwa se igota masimbi, namwe nimwirambire mwamfura mwembakunda cyane. Agatangwa ndakomeza gusuhuza abantu bari mu mujyi wa Kigali n'amarushanwa turimo y'amagare. N'ukuri komeze baryohere, komeze bagendere neza, komeze mwitware neza kugira ngo abashitsi batugendereye batazataha batuvuga nabi. Ndabizeye neza kandi ndashidikanya yuko ahantu tugomba ko. Reka rero uyu munsi munyemerere mbanze nakire abantu babiri ndi kumwe nabo ibyamamare kuri social media. Ndi kumwe na Prophete Mazimpaka ndetse na Marie Rose. Mukomere cyane mwamfuramwe. Reka mbere ku mugore Prophete waburetse. Ladies are first. Marie Rose akomera cyane. Komera cyane. Meze neza? Ndashima Imana. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe. Amen. Ntibishima no kungira kubana nawe uyu munsi. Murakoze cyane. Yego. Kubw'icyubahiro mwahawe n'Imana, mfasha nawe unyemerere wakire Prophete Mazimpaka. Twakwakiriye Prophete Mazimpaka ibwira abantu nge urumva sinkuzi ariko nyine ugiye kwibwira abantu ariko numvishe bakuvuga muri Prophete Mazimpaka. Nayo mpamvu nshimiye n'Imana kwimpaye Prophete. Yego. Kugira ngo ngire bimwe na bimwe nza no kumubaza byari byajyaga bincanga muri uyu muri. Bivuze ngo none nabahuje byari ngombwa. Ndeka mvuge ngo amata byaye amavuta. Wow. Imana ikoze ikintu kidasanzwe. Ushize umutima mu nda aho ugeze niho bibera. Mana ngaho rero. Turashimira Imana ko ari inyangamugayo. Umwanditsi yaravuze ngo numufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Yego. Nje nitwa Mazimpaka Jean Pomuseni niko amazina yanjye nitwa. Hanyuma icano nayo kitwa Prophete Mazimpaka. Yego. Hanyuma rero turabakunda cyane mukomeze mugubwe neza. Yego. Ntabwo twabanza tugasenga. Oye mwamunetse kwanza tubanze dusenga. Numvaga tugiye kwiragiza Imana kugira ngo ibane natwe. Yego. Kuko haraho ushobora kuza kukubaza ugasobwa ariko nutumira Imana mukabana ntabwo uri buze kuvuga indimi. Yego. Mbere yuko mudushira imbere y'Imana, nagira ngo wenda mbanze nibutsa abantu hano ni kuri Rafa TV ndetse na Prophete Mazimpaka. Mugende mukande subscribe, mutere comment, murasharinga n'ibiganiro ubundi mukomeze mudushigikire. Ndabasaba rero mbingingo ngo mubanze mudushira imbere y'Imana kugira ngo ikiganiro giye korerwa ahantu kize kuba kiyowe n'Uwiteka. Ni karibu mugejuru. Mana mu izina rya Yesu. Dawidi yaravuze ngo ijambo ryawe nitabaza rimurikira ibirenge n'ahari umwijima hakabona. Turaguhimbariza ibyo. Wahamagaye kuro mu izina wamubwira ngo nzakugenda imbere ahataringaniye mparinganize. Amen. Uvuga ko uzamenagura inzugi z'imiringa ndetse n'ibihindizo by'ibyuma ukabicamo kabiri. Ibyo no bishimira. Bana natwe muri iyi minota dufite mu izina rya Yesu. Amen. 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 Rero Imana iguha umugisha. Ariko hari ikintu kimwe nshaka kugira ngo nanahereho. Reka nececekere. Kirimo kirancanga. Wavuze ngo uri Prophete. Yego. Ese umuntu yiyahuye ashobora kujya mu ijoro? Uko waba uri kose titire yose waba ufite nta juru ry'abantu biyahura rihari. Uvuze ngo nta juru ry'abantu biyahuye rihari. bivuye ngo Kibonke ntago agiye mu ijoro. Nta juru ntaryo. Ne wose urigena. Ariko hari icyo Bibiliya ivuga ndetse na Mwuka Wera ivugaho. Yego. Ubuse tuzafata ibintu by'umukara tubihindura umweru. Oya. Ubwabyo kuba yitwaga iryo zina ntago bimwemerera gufata umwanzuro nk'uyafashe. Yego. Icyo ni kimwe. Mujye muvuga buri tungo ryose mu ibara ryaryo cyangwa mu mazina yaryo. Yego. Imbwa ni imbwa, ihene ni ihene, inka ni inka, intama ni intama. Cyane. Ntihakagira abantu basigiririza ibintu. Ubu tuvugana ushobora gukora ibintu imyaka 10 byiza. Mu wa 11 warenza akantu kabi. Bya bintu byose bibi byiza wakoze bikaba ze. Amen. Ijuru rero ntaryo. Riraranirwa. Hari ikindi kintu nagira ngo nkubaze. Marie urabyemeye se? Ntabwo ngiye ndibuze kubyemera kubera ko amagara aratandukanye. Yego. Hari n'igare ry'umuntu rishobora kuza ari ryo gena Imana yateguye. Yego. Nta kubreminga umuntu w'Imana twe ntituza aho yagiye ndetse ntitunabizi neza kimwe nuko turi kuvuga ibintu twese tutazi. Yego.
imana niyo izi aho umuntu yagiye. Uyu ni gute ashobora guhagarara akavuga ngo nta juru umuntu abonye iyo ari profete? Ese ubundi ko tuzi neza ko yari umushumba none ngo yari apotre, none ngo hari akanya gato yamaze atarapfa ajyanywe hehe kwa muganga. Uzi gute niba atihamye hari? Bo uko byagenda kose ujye mufata ibintu uko biri. Yego. Bundi ijambo ryitwa kwiyahura murarizi cyane, ntago murizi. Dusobanurire ijambo ryitwa kwiyahura murarizi cyane ukuryumva. Oya ridusobanurire ngewe nkene. Ubundi cyo bita kwiyahura sinjya ci ibintu ku ruhande. Yego. Ni icyaha gikomeye ku buryo n'amabwiriza ya leta iyo bagusanze biyahuye wiyahuye mbere kugukura mu mugozi urabanza ukarya inkoni ugakubitwa. Ese uzarebe iyo umuntu yahuye mu mazi wabyita gushinyagurira umurambo. ntago ari gushinyagurira umurambo, uretse uwo ni umurambo nyabaki nawe ubwaba yishinyaguriye. Niko amabwiriza avuga. Icyo nendaga kuvuga, reka twinjire mu iyobokamana, reka twinjire mu iyobokamana muri evangelization. Evangelist yivuga butumwa. Yego. Sibyo? Ese reka nkubaze, iyo umwana yibye igi inkoko ayibonye ntiyayijyana? None se ni gutuvuga niba umuntu ari umushumba agafata umwanzo wo kwiyahura, reka turebe se ni iki cyatumye yiyahura. Afite ibyamubabaje. Sibyo? Ese ibi byamubabaje uko umuntu ababaye azajya ahita ajya mu mugozi? Nacyo gisubizwe. Yego. Kabiri, mbireyo rimwe ibyo musigiririza ngo yagiye kwihana. Reka nkubwire, Bibiliya ivuga ngo dukore ibiyaha kugira ngo ubuntu busage. Ese kuki icyambere niba Bibiliya ivuga ngo uwumvise byinshi azabazwa byinshi, no kuba iyi titre ubwayo yari afite, uretse ko njye ntabwo nzaho yabiherewe ku potire mushumba, ntabwo nzaho yabiherewe kuko dusonye Bibiliya tubona umugabo umwe yari umwami ukomeye, Imana imukura ku bwami, imukura ku buyobozi, uwo bita Sawuli, ariko arakomeza yitirirwa abantu kandi Imana yamuciye ku ngoma. Ntabwo rero ndibuze guhamya ngo potere ibi by'amazina byaje ngo aposo ngo biki. Nge ndaza kureba ese igiti cyose kigaragarira he. Ariko ujye umenya ko hari ibintu bibazo bishobora kurenga umuntu. None se iyo bikurenze ubwo nyine twebwe ntabwo tureba kukurenga. Reka nguhe urugero rutoya. Mfite amaraso ya O positive. Aya maraso agira umujinya. Uyu mujinya uyuje udafite mwuka wera cyangwa umuntu kuri hafi kuwukontorora biranga. Sibyo? Iyo byanze wiroturuva ukoze ikintu kidasanzwe uza kwicuza mu nyuma. Aho nawe ntago yagize ibintu bikarenga ubwenge. Yego? Yamara kugira ibintu birenze ubwenge akananirwa kwikontorora. Akaba yashidutse yakoze none kubera iki yatabaje nyuma ngo ni munzimye. Bakamuzimye. Ngo ni mumfashe, ariko nyine urumva cyari cyabaye cyari cyamaze kuba agarura ubwenge muri we, yamaze kugira gute gukora icyo yagombaga gukora. Icyo kintu turacyemera nko nitucyemera nko. Ntago tucyemera nko. Kubera iki? Wowe rero ndabona uraza kwiteranya n'abantu. Kubera ntabwo ndibwiteranye n'abantu. None se reka nkubaze, ni gute umuntu w'Imana, sibyo? Ibibazo nibyo byamurenga. Intambara dufite ni nyinshi. Dukwiye kurwana urugamba, ariko haraho tugera tukananirwa kwikontorora. Reka nkubaze ikintu gito nsubiza. Ntabwo tuziranye cyane ariko ntunazi byinshi, ariko muri bikeyuze iyo ntaza kugira abaganga. Yego? Uyu munsi ngombe ndi kwivuriza Indera. Uyu munsi baba bari kumpa imiti no kunganiriza. Nje mba ntariyahuye. Uvuze ngo ataza kugira iki? Abaganga. Uzi ikintu wari kunsubiza? Bari kumbwira iyo ntaza kugira Imana mbikorere mu baganga. Urukumva neza? None se hejuru y'abaganga Imana ibihari. Turabizi ko Imana ihorana nawe. Ariko noneho ahantu ushubije nabi ngaha ari Imana n'abaganga wemereye. Imana ibanziriza ibyo bintu byose. Naze ngiye kubivuga rero ko Imana iba ku mwanya wa mbere. Sawa, umva rero icyo urimo gukwepa aho nshaka ngaha. Ahubwo wowe kuki wumva umuntu wapfuye yiyahuye umuhaye ijuru ryahe?
none se we ntashobora no kwihana. Dore ikibazo cya profe yavuze ngo nta nubwo yemera ririya zina rye, ahubwo ngewe reka ngere ku cyo nari ngambiriye. Ese nyakwigendera yakaba yasiganirwa n'abashumba bagenzi be kumushyingura? Ese cyo aho ngaho wagombye kuhakora inyigisho, sibyo? Impamvu ngiyi ibintu byiwe igihe nabikurikiranye neza ku murongo, sibyo? Byabaye nk'ibyagogo. Oya, reka ntanga urugero wenda gakeya kuyo byumva. Ibyo byo gusigana nkurikije amateka Google afite n'amafaranga yinjizaga, ntago ambasade ya Uganda ariyo yakagombye guteranya amafaranga kugira ngo gogagere i Kigali. Ariko kandi dushimira na ambasade y'u Rwanda, turayishimira, ariko umwami ntiyica. Yego arakize, hica rubanda. Ndimo ndavuga muri twebwe yagendagamo abamanaja biwe n'abandi benshi nzi neza yagiriye umumaro ku macano mese yagiye agira gute anyuraho. Ngaruke rero ku ntego yacu uyu munsi tuvugana, kubwiza ukuri ngukurira inzira ku murima, kinamwazu kinamwishu kazi yamugina yendereya. Yego, ikigira itangiro kigira n'iherezo. Musige ntimusige, bamusige ntibamusiganire. Urumva uri urupfu ari ukuntu abantu barenganya urupfu ngo rurica. Urupfu rwo ntirwica, mbese rwica urwizaniye. Oya, iyo urupfu ruje rugasanga uracyagira uca rurigendera. Iyo rusanze wagagaye rukubaza ibibazo bibiri. Rwakubaza ngo wowe hari amarembo abiri hariya, urajya muri toya cyangwa urajya muri nini? Aho ugiye ubuhazi aho wakoreye. Urumva burya bwose urupfu na ambirasi ikujyana ahantu hose, ariko urupfu ntirwica. Urugero nka buriya ko yapfuye yiyahuye bavuga ko yishwe n'iki? nyine yishwe n'iki? N'iki cyamwishe? Essence. Ntago twoya wivuga ngo ni essence cyangwa ni gaze cyangwa ni iki kintu. Yishwe n'agahinda yari afite. Agahinda niko kamushitumye yitwiye. Yego. Hanyuma agahinda kaje niko kamwishe ubwo. Yego. Yishwe n'umuriro. Urumva neza? Umuntu akoze impanuka imodoka iramugonze, bavuga ko yishwe ni aho ibyo bavuga ko ari impanuka nyine yabaye. Nyine impanuka y'iki? Y'imodoka. Cyo dokora medorora tete. Gutekereza ko mu mutwe ndaguta mu kiganiro ndo kutagiye control. Yego ko ndakubajije, iyo umuntu bamugonze akagongwa n'imodoka agapfa bavuga ko yishwe n'iki? Yishwe n'impanuka y'imodoka. Yiki? Y'imodoka. Hanyuma se iyo umuntu arwaye sida agapfa imwishe bavuga ko yishwe n'iki? Yishwe na sida. Yabanaga n'ubwandu bwa virusi utera sida. Niyigeze gute? Oya kenshi agiye bitari na yimuhita. Oya yari yimwishe. Yari yimwishe bavuga ko yishwe n'indwara. Marie Rose. Nyine. Wewe Marie Rose. Karame. Izo mpaka zawe ntazo shaka. Twebwe nta makaturu. Icya kabiri. Njewe mbabajwe no intambara. Ntagari intambara. Icya gatatu. Ntimugafata abantu badakwijuru ngo muri bahereze. Sinjye uritanga. Ariko none kwiyahura mu mugozi witwa n'umukozi w'Imana. Mwese mudukurikiye mu byumve. Kwiyahura mu mugozi witwa umukozi w'Imana, iryo ni ishema cyangwa Satana bakuneyeho. Akona agasuzuguro abadayimoni bagusuzuguye. Ubwo bivuga ngo rero abantu b'Imana muri gutsindwa. Wivuga ngo mu Yego. Kukuvuze ngo mu uvuze ko abantu bose kuko ibyakunaniye abandi barabishoboye. Ubu hari abantu banyweye inzoga, abandi baracyanywa amazi. Hari abagiye kurongora abagore beza, abandi baracyanyuzwa n'abatunze mu rugo rwabo. Ntabwo rero ikintu kibaye ku muntu kitirwa abantu bose. Yego. Urumva? Ubu tuvugana hari abantu gusenga byarabananiye. Hari abantu bari gusenga ubu tuvugana. Hari abahanuzi baguye. Ubu tuvugana hari abahanuzi baguye neza bagusha n'amazuru. Uyu munsi hari abahanuzi bakivuga imbaraga z'Imana. Dushingiye kujya mu rubango hari birindwi bitarapfukamira abari. Ubundi rega narindi kwijambo nshaka gusobanura abantu babyumve neza. Uyu mupasitoro cyangwa umushumba wahuye n'ibibazo udafite kwihangana, abo yarayoboye babayeho gute? Kabiri, evangelization yivuga butumwa. Ivuga yuko niba utashoboye kuyobora iby'iwawe utagomba no kuyobora itorero.
niba utakwihanganira abo mubana cyangwa umuganira cyane inshuti zawe ni gute ibyo mu rusengero wabikemura sibyo utazi kumanaginga iby'iwawe mu rugo rero iki cyane reka tugisoreze hano kamubwire njyewe ntago ndi bugisoze naragera aho nshaka gera ushaka ariko umenye ko cyakora ijuru niba uri bawusa waryo uzaba winjiza abantu ubwo uri muhe urakoze reka tugaruke kuri uyu mubyeyi abantu bose basa nkaho bari gutera amabuye ese uyu mudamu we nta bibazo yaba afite cyangwa kuba ari guhananwa n'abantu we nta gahinda yaba yaratewe n'uyu mupasiteri noneho abantu bakaba batari kuri komaho ngo barikomozeho nabo bavuge bajye mu ruhande rw'uyu mugore nawe bamwumve erega ntabwo rigeze mpagana kagahinda katabaho we mubyeyi wa nyakwigendera pasiteri Kibongo yego ntabwo mpakanye ko agahinda katabaho nta nubwo mpakanye yuko n'ibibazo bitabaho pe umuntu agashyuha umutwe ahubwo management y'ibyo uhuye nabyo sibyo kwihangana ubu Mariro ntabwo nkuzi cyane ariko kuri iyi mihanda ndakubona nkurikirana ibyawe ubuhamya bwawe wahuye na batatizo nawe uri mutoka mbare urumva neza nawe uri mutoka mbare oya nge ndindushye ku buryo ubu tuvugana uretse Imana ihisha yego sibyo ubu nayo yanyuze mu bintu bikomeye ariko dushaka we tuwaganira nkamenya systeme yawe yose uretse ko Imana yaguhishe ibibazo wahuye nabyo ntibyari gutuma ujya kwa makuza nyine ukajya muri etaje reka noneho mbwiza wivuga ngo njyewe ukuri kose n'ubu ufite imbaraga zarutaga za Kibonge tubimenye oya ahubwo nuko ariko ushatse baravuga ngo ndazifite ubwo bivuga ngo Kibonge nta mwuka yari afite oya utaza kuntera ngo mwuka yari mu ruhande ubwo ngo Kibonge wowe uravuze ngo nuko mwuka yari ari mu ruhande rwanjye bivuga ngo Kibonge yari yarashiri reka nkubwire impamvu oya reka nkubwire impamvu buretse reka nkubwire impamvu uyu mugabo yagize indangagaciro igenda ite zo kubana n'abantu bose amahoro ariko abishoje nabi nta kibazo reka njemere impamvu mvuze ngo nje mwuka yari ari mu ruhande rwanjye njyewe byagashobotse ko ubundi umusazi waba uri kwirukanka ku karubanda narakuyemo imyenda njyewe ibyo byo kwiyahura narabigerageje ugiye hariya ku bitaro bya Nyarugenge dokima zanjye z'uko niyahuye ziriyo ariko ntabwo byabaye ntabwo byagiye ngo bagusukure mu mugozi natabawe ku munota wa nyuma nanjye ambilanse za kunkura mu rugo injyana kwa muganga urumva rero nanjye naratabawe iyo yaba ari igihe cyane ubu nta bindi bihari ku buryo wasubira maze n'ubu numva nagenda kutajyayo rero kutajyayo nakubwiye ngo mwuka wera ari mu ruhande bivuze ngo abiyahura nta mwuka oya uyu munsi byumvikana mwumva uyu munsi ukuntu bihagaze uyu munsi mfite umuryango mugari ufata umwanya n'igihe cyo kunganiriza mu gihe nagakuruye ikibazo ni naho ngaruka kuri Kibonge mu gihe nge nakihebye sibyo mitamura na profeta akaba aramamagara tumeze ute wasenze nkaba ngize gute ntindanye nawe yego undi akaba aramamagara ati Yesu ashira undi sibyo noneho byarangira bya bintu bigenda biva mu mutwe wanjye none umuntu wese ufite kiganirizo ntago yiheba nta nubwo ashaka guterwa n'uwo mwuka ariko iyo witekerejeho kenshi girangira wumva wajya mu mugozi imere dusoze ikiganiro ni ukuri rero ahantu ushoreje ngaha bantu mudukurikiye ibintu Mariro avuze nta na kimwe nemeyemo kabiri iyo umuntu apfuye yiyahuye urumva abapfuye yiyahuye nta bugingo kuko nge nasomye amabwiriza yo kwiyahura ni mabi mugasigiriza ibintu Mariroze hari utwagiye uvuga cyakora ngenda numva ari two ariko tundi ntabwo twahuje neza Profete niba utanyuzwe ntabwo nyuzwe niba utanyuzwe nyemerera burije dukoze ikiganiro mu masaha bwije impamvu tugikoze bwije nuko tugira ngo dusengera abandi bera b'Imana bugarijwe n'ibibazo ikibazo no mwanya ntabwo twafashe oya bugarijwe n'ibibazo uretse bifuza ko sengera abantu bashaka n'uyu uyu mudayimoni uko yarazamutse uri mutera abantu kwiyahura aje kurwanya abana biba n'ibindi ejo bundi bibe n'ibindi ndagira ngo dusenge twirukane umuzimu uri mushaka gutukisha abana b'Imana ntabwo mvuga abakozi
ntabwo mvuga abakozi b'Imana, ndavuga abana b'Imana, kuko umukozi ntamenya ibyo shebuja atekereza, umukozi ntajya mu cyumba cya shebuja. Twe turi abana b'Imana isumba byose. Zamone kota sayi engona. Reka dusengera abantu, tubashingane tubashyire muri asasi y'ijuru. Bibiliya iravuga ngo ntabwo turageraho Satani atarasi iki nyambi, hanyuma turi ku isi dufashe igihe mu ntambara, ariko biraba ngo dushobozwa byose na Kristo duha iki imbaraga. Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli, turagushimiye kuko uri Imana yumva amasengesho. Nirukanye uyu mwuka winjiye mu bakozi b'Imana cyangwa se mu bana b'Imana ubatera kwiyahura, mu izina rya Yesu. Winjire muri nyobozi, winjire mu badiyakoni, mu bashumba, mu bapasitoro, mu nzego zose z'umunsi yawe, ubagirire neza kuko uri Imana yumva gusenga. Urakoze ko wumvise gusenga kwacu, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Munyemerere mbashimire cyane mwamfura mwe.